Kanongere ngusuhuzana ariko ngo wanikaze wo mukunzi wacu dawema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano ukuri News TV. Reka nkubwire ngo uruwa gaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora mu bambere kugira ngo burgihe cyose dushize inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu. Tugarutse hano muri studio gitaraganya kugira ngo tukugeze haya makuru ashushe ya kasa mutwe atugeze haka kanya, dore ko ari inkuru ibabaje kuri leta ya DRC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu ikibuga cyabashije kuba cyacurama mu buryo bugiye butandukanye, aho haje kuba havuka umutwe ugiye gufatanya ngo na M23 kurimbura buriya butegetsi bwa leta ya Kongo. Reka tukubwire ko tugiye kukugezaho uburyo ki imyigaragambyo yaraye ibaye muri Uganda yasize inkomere zigera kuri 30 ndetse n'abitabye Imana bakabasha kuba bakaba barindwi. Turaza kukubwira uburyo ki bamwe mu bacuruzi b'abakongomani bacururizaga hariya muri Repubulika y'u Burundi babashije kuba bamenerwa litiro zigera ku 9,000 by'amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa bikabasha kuba byakwangirizwa na polisi ndetse n'igisirikari cya kiriya gihugu cy'u Burundi. Leta ya Kongo yamaganye ubwo bugizi bwa nabi ndetse inavuga ko uwo mukwabo utari ukwiye ku bacuruzi b'abakongomani gusa. Aya makuru ndetse n'andi yose reka tuyakugezeho tuyarambure muri aka kanya. Wicyo usabwa ni ugusiga igitekerezo cyawe, ndetse niba utari wakanda subscribe nyaboneka turagusaba gukandaho kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Munyemerere rero muri aka kanya turamburire hamwe aya makuru, tukubwire ko kugeza ubu ngubu inkuru itugezeho ivuga ko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habashije kuba havuka undi mutwe wakasa mutwe kabisa. Aya makuru yatangajwe n'urubuga rwa X rukorerwaho na Radio Okapi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho bari bavuga bati kugeza ubu ngubu habashije kuba havuka umutwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta yacu irageraniwe kubera ko hari hasanzwe hari undi mutwe wa M23 utayimereye neza, dore ko bamaze iminsi bahanganye mu mirwano igiye itandukanye, ariko umutwe wa M23 ukagaragaza imbaraga nyinshi cyane z'umurengera kubera ko wagiye wica ndetse wangiriza ibikorwa ndetse wica abajenerali benshi ba kiriya gihugu cya Repubulika ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero aho uwo mutwe uvukiye ni umutwe turahamya ko ufite imbaraga zidasanzwe, kuko wavutse mu minsi 3 ishize, ukaba wamaze kuba wakohereza ibaruwa ndetse wamaze kuba wakwandikira urwandiko leta ya Kongo. Ibaruwa ikubiyemo aya magambo, ibaruwa ifite umutwe ugira uti Kongo kwaheri, Kongo kwaheri. Ibaruwa irimo amagambo akomeye cyane, aho kuri page ya 2 banditsemo ko Kongo bagiye kuyirimburana n'ubutegetsi bwayo bwa Kisekedi, ko Kisekedi batamushaka ku butegetsi habe na gatoya, ndetse igiteye ubwoba kinatangaje anaricyo cyakangaranyije amahanga kigatitiza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bavuze ko uyu mutwe wo ubwawo ufite ubushobozi ngo bwo kuba wahangana na leta ya Kongo, aho bivugwa ko rero leta ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi buri kugegwa ku mashi kubera ko na M23 byari bisanzwe bimaze iminsi igihe biri gusakirana mu duce tugiye dutandukanye, dore ko M23 yagiye igaragaza ingufu ndetse n'imbaraga n'ubudahangarwa n'ubunyamwuga bukomeye mu ntambara imaze iminsi iri gusakiranamo n'igisirikari cya Kongo FARDC, aho yagize igira gutya ikaba yakwambura igisirikari cya Kongo uduce tugiye dutandukanye twinshi cyane. Ubu ngubu tukaba tugenzurwa na M23, harimo uduce twinshi cyane ndetse na za Kanyabayonga, Rwindi ariho ikiga cyane kikungaye ku burobyi ndetse no ku mabuye y'agaciro, ari naho hababaje
leta ya Kongo muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero uyu mutwe ukaba wamaze kwandikira ibaruwa leta ya Kongo, aho bavuga ko bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Gisekedi ndetse bakimika undi mu perezida mushya, dore ko bo bavuga ko ari umwami wabo. Kugeza ubu ngubu biranugwanugwa, hari amakuru dukura mu bwiru, dukura mu bubiko bw'ibanga, avuga ko Kayumba Nyamwasa ashobora kuba afite mu kuboko kuri uyu mutwe wabashije kuba wagaragara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze gutya rero, leta y'u Rwanda yo ikomeza ivuga ko ntago izahwema gukurikirana ibigarasha cyangwa se abo biyomoye ku butegetsi. N'uyu Kayumba Nyamwasa wabashije kuba ngo afite ukuboko kunini muri uyu mutwe wabashije kuba wavuka hariya muri leta ya Kongo, dore ko nawe ari mu bigarasha cyangwa se abasize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tukubwire ko rero iby'uyu mutwe byo reka tube tubirekeye ahangaha, tunyarukire muri Uganda, aho bivugwa ko imyigaragambyo yarayikozwe na rumwe mu rubyiruko mu gace ka Ndungamo, aho ngaho urenze Mbarara nyine uwerekeza muri Kibuga cyangwa se iriya za Ntwetwe, aho habashe kuba haba imyigaragambyo ikabije, ndetse ko ari urubyiruko rufite imbaraga, abasore n'inkumi babukereye bakabasha kuba bakwigaragambya, ariko hakaba haje kuburirwamo ubuzima bamwe na bamwe, ndetse abandi bakabasha kuba bakomereka. Reka tukubwire ko ni imyigaragambyo yari yateguwe, ndetse ko Yoweri Kaguta Museveni nka perezida wa kiriya gihugu cya Uganda yari yavuze ko bapanze operation z'abasirikari mu imihanda ndetse n'uduce bateganya ko iyo myigaragambyo yaberamo, yari kuberamo. Ariko kugeza ubu ngubu hariya Ndungamo hakaba habereye imyigaragambyo, dore ko bamwe mu rubyiruko bavuze ko bajijishije bakabasha gukorera imyigaragambyo hamwe mu hantu abasirikari batari bari, bakabasha gutera ikigo cy'amashuri, ndetse ko anariho bakoreye imyigaragambyo no mu iyo mihanda Masaka Kabare. Kugeza ubu ngubu rero amakuru atugeraho, bamwe mu nkomere babashije kuba bajyanwa ku bitaro bya hariya Masaka. Reka tukubwire ko nyuma y'uko abarundi cyangwa se igipolisi cy'u Burundi ndetse n'abasirikari muri rusange, aho bamaze kumena litiro zirenga ibihumbi 9 z'abakongomani ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, bakabasha kuba babibyangiriza, ko leta ya Kongo yahise ibwira u Burundi ko ibyo ngibyo bidakwiye habe na gatoya, nk'umufatanya bukuru bafite cyangwa se nk'umuterankunga mukuru bafite, dore ko u Burundi bwagiye bugaragaza ubushake ndetse n'umurava ndetse n'ubushobozi n'inkunga igiye ikomeye bwagiye bwoherereza leta ya Kongo, nko kohereza abasirikari benshi cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukomeza guhangana n'umuhari cyangwa se umutwe wa M23, ariko igikorwa